motivation muri equipe ku butsinda ibitego bibiri nubwo yanze gusubiza yavuze ati go and ask FA. Itegeko ryavugaga ko wakinye Carabao Cup mu yindi equipe atajyaga akina, nukuvuga ngo yagiye mu ahinduye equipe ntabwo akina muri iryo rushanwa. Awadi Eddie Howe yatunguwe no kubona muri demi finale ya Carabao Cup Semenyo yarakinye, aranabivuga muri press conference, aravuga ati kubera iki bahinduye itegeko kandi mu mwaka ushize twaraguraga abakinyi bavuye mu yandi ma equipe barayikinye mu jonjora ry'ibanze. Ababyibuka yaranayikinye yose sezishize kubera ko witwa Neto bari barakuye muri Bournemouth yari yarayikinye, yari yemerewe kongera kwikina muri Arsenal. Pep aravuga ati mujye kubaza FA niyo yahinduye itegeko kandi sitwe twagiye kuyisaba ngo ihindire itegeko. Ibyo birumvikana niba ryarahindutse kuko mpamya ko iyo riba ritarahindutse. Eddie Howe yavuga ko batigeze bamenyesha ama equipe ko iryo tegeko barihinduye. Si ubwo se sityo yaba yarabimenye nicyo kibazo. Abarimo ibintu bibiri biba bishoboka ko ahubwo uzakidukorere inkuru rebe. Biba bishoboka ko byose biba bishoboka. Equipe bashobora kubihindura umwe ntabibona cyangwa se undi akamukinisha atarabizi ko ariko bimeze, byo biba bishoboka. Ariko impamvu njye navuga ko nahita njya ku ruhande rwa City yanze kuvuga ati bajye kumujya kubaza FA. Njye ndavuga aho ngaho aho biri none aha ntabwo tuzi nyine ibiri inyuma sibyo, ntabwo byari biri kuri menu y'uyu munsi cyane sibyo. Ibyo n'ibintu twazazana nko kuwa mbere twabibonye neza, ariko njye ndavuga ngo iyo biza kuba byarabaye itegeko ritarahindutse match yabaye kwa kangahe? Kwa kabiri sanctions ziba zaragiye hanze cyane baba baramaze kubabwira ko babatemaga byanarangiye. Ahubwo njye mbona amategeko ya Carabao Cup ari gihamera nk'aya cya gikombe tugira hano cyo kwibuka intwari z'u Rwanda, ahora hinduka abaho bitewe nayo bashaka kwajyamo cyane. Niba bavuze ngo itegeko rituma ama equipe ane ya mbere niyo agomba kugikina, Rayon Sport nibitarimo barashaka kundi barigarura kugira ngo ijyemo. Kiyovu yavurana gati ko twaritwaye bo baravuga bati niba turi mu equipe y'imbere turifite, kubera baravuga ama equipe ane ya mbere gute abaritwaye gute, urumva nyine nje niko mbibona. Anyways, ariko that's not an issue right now. Ahubwo icyo nashaka kwivugira kuri no match yiswe derby, iba ari ikindi kintu. Reka mba urugero rwiza, sezishize siyo season mbi United yagize amateka aho yabaye 14 sibyo. Uribuka Lisandro Martinez yishyurira igitego Anfield bambaye jezi z'umweru sezishize match karangiye ari 2-2 kandi iragendaga cyane. Iri wabonaga ari United twabonaga igiye kurya nk'umunani cyangwa 9. Uribuka match ya Manchester derby nko mu kwezi kwa 11 cyangwa kwa 12 Amorima kijya muri Manchester United bayitsinda 2-1. Murabyibuka United se ntiyari habi, ariko izi ni match n'abakinnyi ubwabo bazi agaciro k'iyo derby, ntabwo ari ngombwa kubabwira ibintu byinshi. Baba bazi agaciro k'iyo match. Siritu nk'uko nanahindutse umutoza gutya kiri mushyashya, ngewe ntabwo byantungura United yitsinze nubwo atari yo mpamahirwe, nge nicyo mvuga. So uko niko derby ikintu ndashaka kuvuga ko rero hano ni umukino uzaba ugoye. Match ya saa 8 n'igice, match gigorana cyane ku ma equipe nk'aya makuru. Ikiza nuko yombi ahahuriye yose ari ama equipe makuru kandi ari mu mujyi umwe, harimo uburyo rero mbona ko ari match. Ubundi izi match bagakwiye kujya bazishyira saa 12 nk'uko ubundi basanzwe babigenza, sinzi uko bimeze. City iri muri forume imeze neza nubwo muri champion imazemo imikino 3 inganya, ariko byibura nyuma yo gushyiramo Semenyo atsinze imikino 2. Ku rundi ruhande equipe ya Manchester United tubonye ko burya wa muntu witwa Benjamin Sesko ashobora kuba yatsinda ibitego mu gihe wamushyize mu yaba umwata nka Michael Carrick rero wabaye wakinnye ari holding midfielder mwiza, uri mu beza babayeho ku mwanya we muri generation ye. Akwiye kumenya guhitamo kuko biragaragara ko Casemiro ashobora kuzakomeza kuba nimero 6
Bruno Fernandes nimero 10 kayigumana. Ninde uzamubera box to box player uhuza defense na attack babakinnyi batanu cyangwa bane b'imbere hagati ya Maino na Igaritse sibyo? Ninde uri buze kuba mu mwiza cyane? Ese profile ushaka ni iyihe na cyane ko badakina ibintu bimwe nubwo bakina umwanya bashobora gukina umwanya umwe? Nicyo ngicyo nindaho cyane. So mbona ko rero kuri defense ya Manchester City wa betting igitego cya United ntabwo yaba yibeshye. Wenda bakaza kuba ikinyuranyo ku byakwinjizwa, ariko birashoboka cyane ko iki kipe ishobora kwinjizwa igitego byibura ya Man City. Nicyo mbona, ariko icyakora difference cyo sinyibone. So rero ni umukino ntekereza ko Man City itakaje uyu mukino yabiri miragana habi. Ngarutse ku cyo Michael Carrick rero yavuze ko amaso yose yahanze mu Burayi uyu mwaka, rwose Uburayi burashoboka, ahubwo igisigaye ni ubuhe. iyi mikino itatu ishobora gusiga nicyo kuko uretse ni itatu abantu bacunga conference, uretse ni itatu banza mumva imikino: City, Arsenal, Everton awe, karangwa na Arsenal ni awe, Everton awe, Newcastle awe, Bournemouth awe, Chelsea awe, Liverpool Old Trafford, Aston Villa na Brighton awe. Ni imikino mike nafashe mu mikino basigaranye 18, nafashemo imikino nk'icumi cyangwa 9 ndimo gutegura kuri iyi ngingo. Mu mikino 18 basigaranye 9 muri isa nk'iremere: City mu rugo, Arsenal awe, Everton bazakinira awe, Newcastle awe, Bournemouth awe, Chelsea awe, Liverpool Old Trafford, Aston Villa Old Trafford, Brighton awe. Mu mikino 18 basigaranye wari ukomeje kuranginga ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi urebye biragaragara ko amakipe atatu yo rwose Champions League biri likely hejuru ya 50%: Arsenal, Man City na Aston Villa. Birashoboka Aston Villa kikayivange kwa kundi kwa munsi yanyu, ariko urebye ukuntu imeze nayo wavuga ko baseka tuvuge 50% izajyamo. Wenda ishobora kujyamo ari ya 4 cyangwa ari ya 3. Urabona ko ahaniri ni heza, keretse habayemo ibindi bibazo. So bivuze ngo umwanya wo kureba, kuko uyu munsi amakipe ari guaranteed kuba azakina Champions League mu Bwongereza na amakipe 4 azaba yabaye 4 ya mbere. Iya 5 yakongerwaho bitewe na performance za yari mu uyu munsi wa none. Sibyo? No kuvuga ngo rero unsubirijeho ya table yuko championa uyu munsi wa none imeze. Hagati yayo na Liverpool ya 4 harimo amanota 3. Liverpool yakina na Burnley ejo saa 11 match yabizaba yarangiye. Mu gihe resulta zaba zabaye mbi, City nkuko ifite upper hand yo gutsinda United kayitsinda na City, Liverpool igatsinda Burnley, forget umwanya wa 4 cyane. Araba yatandatu rabigoye pe. Yayitsindwa iyo mikino 2, ariko nawe muri 17 yabisigaye wahitsindwa. Nawe nta garanti ufite. Nawe nta garanti ufite. Quentin 14 muramuzi batangiye kureba umupira na munya South Africa wakinye muri Manchester United. Yaza rutayizamo wabo. Ni umutumirwa kuri Sky Sport ndetse no ku munsi w'ejo azaba ari mu bazaba bari kuri Sky Sport kuri uyu mukino. Yavuze ko gutsinda iyi match kwa Michael Carrick ngo ari amahirwe 50% yo kuzagira permanent deal ku mutoza wa Manchester United. Yavuze ngo gutsinda iyi match a convince Old Trafford bishobora kumuha amahirwe yo kuzagirirwa icyizere cyo kuzaba umutoza wa Manchester United. Kandi yavuze ko gutsinda uyu mukino bishobora kuzamuha amahirwe y'imikino igiye gukurikiraho, kubera ko bizazamura morale muri equipe, ndetse ngo n'igiti no kongera kugarura igitinyo, ko yavuze ko ari umuntu ngo umunyabwenge, ngo witonda cyane ku bintu byinshi tekereza. Michael Carrick yavugaga ko rwose gukurikije icyo cya kabiri n'icyo umuntu yakwemera. Yavuze ko intambara yo mu kibuga hagati ku munsi w'ejo yavuze ko izagora Pepe. Yavuze ati ndabizi neza ko Michael Carrick ku munsi w'ejo azagora Pepe Guardiola mu kibuga hagati. Icyo cya kabiri nicyo cyashoboka, naho kuvuga ngo gutsinda ino match bya confirmadure ndende cyangwa se amara igihe kirekire muri Manchester simbibona, ahubwo kimwe no gufasha Manchester kugaruka ku ruhando rw'Uburayi ari nacyo likely gishoboka.
icyo cyakugaransa yuko Michael Carrick watwaye Premier League ngira ngo ni nkenye muri Manchester nimba ntibeshye uri kubyumva. Ibyo byagufasha ahubwo kuvuga ngo yes deal yashoboka kuko muravuga ngo niba my qualification ya Champions League Premier League yakura no kugeza kuri ngubu aho Premier League igeze turi kubona ama equipe abiri maze kwidistenga kuri Premier League ntabwo yo ntekereza ko yayitekereza byo rwose birakaza ziri imbere bazikasa amanota usa aho hantu nanjye impamvu twemeranya ko iyi match atari ya decida kari imwe bamuhaye gusa nuko harimo indi mikino 18 yo gukinira n'ubundi rega natanze urugero rwa sesi kandi rega yose natatu bakinira iyi ntago zakinira ku munota 5 fine bashobora kwitsindiye ariko bakarangiriza ku mwanya wa 8 ntacyo byabimaze iki kwitsinda biraza kubafasha wenda biragatuma mutwe bamera neza bishobora kubafasha kuba bakomerezaho kwizera ariko ngewe United nigume ku gitekerezo cyayo itaza gushukwa na result zari zose bari buze kubona hari impamvu wamuhaye amezi atanu reka bari atoza nta n'ibindi ugiye kumuvugisha kandi ubona ko icyo kintu United ubu n'ubuyobozi bushya by'abago igena migambi ry'umutoza ni ikibazo gikomeye cyane nakubwiza kuri ibi bintu ore yarabikoze bayimuhaye nka interim manager muri nyo bamaze kumwirukana abarayigumanye ari nko mu kwa 12 urumva ku itariki 19 rwose ko bamwirukanye hari ahandi mo gufata udufaranga ora arayicakira tangiye gukora kera bamuhaye interim araza arazikubita yivugira ngo yaravugaga ngo aba DNA is Manchester United wowe yegwe usanga yavugaga abakinyi bagaturika kaba ngaho mutoza wa Nasri ngo we turika wowe Galarise turika gusa byari arazikubi barayimuka hari icyo wenda biza gufasha nanone match ya mbere icyo yavuga muri dressing room nkeka ko rwose cyakumvwa cyane n'umukinnyi wari we wese kuko ndavuga Michael Carrick za FA yaratwaye za Premier League yaratwaye mukanya gato nabonaga hari Magwaye avuga kuri amutoza we wungirije avuga ati twarabanye hafi imyaka 7 muri 3 Lions so ati twanatangiye rwose kugira ibyo tuvuganaho nawe bigendanye no kugarira ati hari nk'ibitego hari nk'imikino twagendaga twinjizwa utego turi soft urumva ko akazi katangiye gukora so kimwe n'abandi bakinnyi wenda tuvuge muri 3 Lions mu ikipe y'Ubwongereza kimwe n'abandi bazi uwo ari we na badge yambaye muri Manchester United reka tuvuga ko hari icyo byahindura ariko ndavuga Pep mu gihe kingana hafi ndumva umwaka urimo abakinnyi hafi 12 yinjije muri group hari icyo ashaka so iyi match uko byagenda kose still Pep arahabwa amahirwe kuri match kugira icyo yakora so twigeze kuvuga kuri Pep uri kwibaza ni Michael Carrick wakinize tactique ufite mikinire imeze ite Michael Carrick muri 21 muri match 3 yakinye ndumva harimo Mikel akaza Chelsea Unai na Thomas Tuchel formation zarahindukaga yes yakoze win ebyiri na draw imwe ariko emigize kubitubwira mukanya gato of Mike ati line up ya nyuma cyangwa se formation ya nyuma yakinnye ari muri yo Manchester ariko si turaza gusanga abakinnyi nyine bahindutse ariko umuntu yako expecting formation ihe yazana kuri match ya Pep yakinaga 4-2 3-1 niyo formation ya nyuma ya kine kane ariko mbona ari nayo ba prefer bano batoza benshi 4-3-1-2 uretse Pep ukina 4-1-4-1 Pep wayipanga bitana abakinnyi 4-3-1-2 4-2-3-1 rero kuri match yakinaga na Chelsea yerekinnye 4-3-1-2 izi ni zakina zose ngewe ibyo ngibyo ari pourcentage mbona bifite mu mukino ariko mbona ko Pep bitazamfata igice cya mbere cyose ataramenya ngayimara kinaki no mwashara gukina se urumva do nyeka ko atawuhingukana Manchester tuvuge ko ari impamvu wenda iyo ngiyo wenda ariko Pep nekiza ko yitita atazayirenzaho iminota 15 20 ataramenya ngo umutoze mara kinaki icyo nabana nasorezaho Pep ari ndi ukinise nibagiwe nyine defense ntaga yifite bimukosinze ikintu kinini uyu munsi ntaga azabifite n'ubwo baguze umukino ko ntazakina giyo ntaga azaba hari ariko ntibanamwanonse ibyo bavuye nyine nta hari go defense ni yayi ni Maxi na Kusanov
ndetse bamwanamushije saa sita z'ijoro zitaragera. ariko nkibaza no kuri Manchester iyo twabivuga byose tuyishakira uburyo bwo gutsinda muri groupe yose ya Manchester United. Ino mikino nyine ishize quality wise harimo ikibazo kuri United. City Kuri United mu mikino yose bakinye ino sezo ariyo twabonaga nk'ibibazo by'umutoza akariye byagiraga hano bangwa abakinnyi ukaba nundi ni Bruno Fernandes ariponda ni Casemiro ukareba babandi n'ubundi ukeke ubushobozi buke aho ukabona ko niko bameze pe na muri iyi mikino batandukanye na muri iyi nabwo byagaragaye birasaba imbaraga nyinshi kugira ngo ikore umenya Man City.